nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, ni abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. Uzi ko mfite byaje guca amano ngeze ubukene burahahunga. Kino cyo ni ikibazo, uriruka iyo bwumvishe ngombwa. Baturutse mu kindi gihugu bari bazanywe n'umuhengeri w'amazi, bisanze ku kirwa cya Hawaii, ariko nanone abo bantu bari bahaje ni ba bantu nyine bazaga ameze nk'abacakara, baje kuba abahinzi bagiye bahinga bakora mu mirima, ngo baje kuzana n'icyorezo. Ngasaga mu mwaka w'1919 hari Spanish flu, ni icyorezo cyishe abantu benshi. Birazwi muri uwo mwaka icyorezo bita Spanish flu, abiza amateka murakizi cyane. Ngo ariko ngo abenshi bari bisanze ahantu kuri icyo kirwa cya Hawaii ni muri Amerika. Ati bari abantu baturuka mu Buyapani nyine tu, ariko abayapani benshi bari baranduye icyo cyorezo, bari bazanye n'icyo cyorezo. Dutangire muri Hawaii tangiranye. Burangiye mbana nacecetse kuko mazi ko filime mbazanye filime y'ubwenge, uyizanye akaba umunyabwenge kurushaho. Filime iravuga ngo iki? Dutangiranye umugore tubwira ati burya twese turi kuri iyi si, umuntu uri kunyumva banza utega amatwi byumve neza. Buri muntu wese uri kuri iyi si agira ubuzima bumwe, waba umara wishimye, waba umara uri kurira, ugira ubuzima bumwe. Rero ugomba guhitamo. Ugasanga umuntu yanze guhitamo neza, ahora mu marira, ahora mu gahinda, ari we wabyihitiyemo, kandi ubuzima tugira ni bumwe. Rero ugomba gukora uko ushoboye, ukabumara useka cyangwa ukabumara urira, ni amahitamo yawe. Agafilime niyo magambo dutangiranye ati tugira ubuzima bumwe, waba umara useka, waba umara urira, gusa ubuzima twese dufite ni bumwe, amahitamo na yawe. Ati kuri icyo kirwa abayapani benshi bakoraga mu mirima, atari ko hari akana gatonya umuyapani yarabyaranye n'umuzungu, ariko ako kana uwo mubyeyi yahoraga gahishe. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko abahinzi bandi b'abayapani bumvaga ko umuyapani wabyaranye n'umuzungu bakabyara ikimbanye cyangwa se umubetizi cyangwa se ubyita icyotara. Ati bumvaga ko ari nk'amahirwe mabi, ntago byabaga ari ibintu bya nyabyo. Bumvaga ko umwana umuyapani yabyaranye n'umuzungu, uwo mwana azana, mbega uwo mwana afite inyatsi, muhuye yagutera nk'umwaku, mbega uwo mwana yabaga ari umushingwe. Niko abayapani bizeraga. Rero umukecuru w'umunyapani kuko yari yarabyaye umwana kandi akabyara umwana akamubyara n'umuzungu, yagombaga guhisha uwo mwana kuko abayapani bamubona bari kumwica bagenzi, bari kuvuga ati aya ni amahano byana. Nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, ni abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo.
bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. Kingiranwa na sogokuru wawe wapisha nawe bizaza nawe uzamukunda. After the marriage, he invested the plantation. He has his own money. Uriya muganga buri afite n'amafaranga ye nyuma yuko mumaze gukora ubukwe mwana wanjye rero uriya mugabo ni umukire afite amafaranga ye azahita ashora amafaranga muri iyi mirima yacu. Umvisha ababyeyi nuvuga ngo ibibazo byabananiye kwikemurira ya mafaranga batakoreye umwana batangiye kumutambamo nk'igitambo ngashyingiranwe n'umukire kugira famiye ibona amafaranga. Umwana yarumiwe ngo uriya mugabo tugiye gushyingira afite amafaranga nimumara gukora ubukwe ngazashora amafaranga muri iyi mirima yacu. Wumve Family money, of course. ndetse afite n'amafaranga ya famiye yasigiwe. Basarana muri babyeyi nyabaki kugurisha umukobwa wanyu mu byita igitangaza nkuko ngubwiye naje mba nkuyo kugurisha umukobwa wanyu mu byita igitangaza n'ubundi ababyeyi baba bakugurishije tu. Umubyeyi nyine ubona ko agiye gushyingira umuntu udakunda nyine kuko afite amafaranga abizi neza kutamukunda bakugurishije tu. Bwa ukene nyine yananiwe kwivura umwana ubu mugize igitambo umugurishije ngabo kumare. Umwana yarababaye kugurisha umukobwa wanyu mu byita amagambo y'umusore. Neza umusore ubwira ati ururabyo nurabyo rwera rukunze kwera hafi y'amazi. Ururabyo nimba rwita ngo ni bakama sinumvisha ikijambo avuze barwitirira. Ati barwitiriye igikomangomakazi ni umukobwa w'umwami ubwo. Uwo mukobwa w'umwami ngo yaje gukunda umusore wari usanzwe uciriritse udafite amafaranga rubanda rugufi. Ati bwami bamenye ko umukobwa yakundanye na rubanda rugufi umusore udafite amafaranga nibwo iwabo umukobwa baje kubaca barabirukana bose ati wa mukobwa usebeje umuryango gutushyingiranwa na There's gotta be a way we can shorten the distance between the mountain and the ocean. gusa none ururabyo rusa nk'urugaragaza ko uwo mukobwa mbega yari ari ku musozi umusore kuko ari umuntu usanzwe ari inyanja none umusozi uri hejuru y'inyanja umusore avuga ati gusa ururabyo none kuko rwari hagati y'inyanja n'umusozi ati ni ururabyo rusa nk'urugaragaza ko byakagombye kuba byegeranye umusozi n'inyanja byagombye kuba ari ikintu kimwe mbega umuntu uhambaye cyangwa se w'umukire cyangwa se mbega umukobwa w'igikomangomakazi n'umuntu usanzwe nta tandukano ririmo bose bakabaye bege kaburampunga sinzi ikintu dupfa mwana yababaye Volcanoes at it again. nanone ikirunga cyongeye Yeah. yego baturanye n'ikirunga Danielson girl? nanone ni umukobwa wa Danielson waguteje ibibazo uyu nguyu nyine bayabonye umwana yarakaye afite ibibazo ati ni wa mukobwa wa Danielson arabizi ko uyu musore akunda umukobwa wa Danielson Her father papa we is gonna marry her off to that rich Howley. papa wa uriya mukobwa Grace agiye kumushyingira ikigoryi cy'igikire umwana atangira gutukana nyine umukire abandi atangiye kwimuza kuba ari umukire There's nothing I can do about it. nta nicyo nabikoraho It doesn't even exist. bisa nkaho ntanabaho nyagasani umvishe ikibazo umusore yifitiye umukobwa yamukundaga nawe amukunda ariko kuko haje umukire umusore avuze ati ubu nta nicyo nabikora kuko umukobwa bagiye kumushyingira umukire wabo ati ndetse bimeze nkaho ntigeze nanabaho gusa umukobwa nagakunda uwo mugabo nuko umugabo yifitiye amafaranga ye umusore nawe ikiba kimubabaje nyine urumva amafaranga yaje amafaranga undi aravuga ngo ahakubise arahoroshya umusore nawe ati bisa nkaho ntigeze nanabaho amafaranga yaje ubundi wowe uburizwamo udafite amafaranga umera nkaho utigeze unabaho hey urabizi Sorry to hear that. wihangane But I wouldn't give up if I were you. ariko ngenda ndamutse ndiwe ntabwo nava ku bintu buriya mwa basore mwe ntimukave ku bintu umukobwa apfa kuba gukunda niyo we apfa kuba gukunda tu ntuzarebe ibindi kuko bandusha ikovizoya wowe uzakomeza ugume ku bintu mpaka ubazonge sasa iyo nawe ati rero reka nkubwire njye mbaye ndiwe ntabwo nava ku bintu uwo mwana ngiye mukunda sinayamani gutyo tugana avuga ati ejo umuyaga uzongera uwuhe ndetse uwuhe cyane Blighted. On certain days, the trade winds would carry the volcanic gases to our side of the island. ati buri gihe twabaga twiteguye ko rimwe byibura mu mwaka umuyaga wagombaga guhuha bya myotsi yose ituruka mu kirunga iyo myotsi ikayizana mu mujyi wacu imyotsi ikirirwa yabangamiye abaturage ya myotsi mbega ukagira ngo umujyi wose batwitse nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka ni abahanga pe aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye
kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa likide ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asima, diyabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima.